Ubutumwa bwiza bwa Matayo 22:3 nawe aramubaza ati itegeko rirusha yandi gukomera niri. Aramubwira ati ukundisha Uwiteka umutima wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uvuga yuko ukunda Imana mu by'ukuri, ariko iyo Mana imibanire yawe nayo ni Yesu. Ukunda Imana cyangwa ukundisha Imana umuntu? Ibihe byinshi tuvuga ko dukunda Imana, ariko si Imana yikunda ute? Niko madamaze akenshi uvuga ko ukunda Imana ndetse ukanasenga ngo Imana iguhe umugabo mwiza, iguhe ibi n'ibi, ariko nkubaze umwanya amasaha uvira kuri telefone nijoro uryamye, ayo masaha uyahaye Yesu ntago yazaguha umugabo mwiza, ntago yazaguha umugore mwiza, wirirwa mu bidafite umumaro. Tugabanya gukundisha Imana umunwa gusa, ahubwo yikundisha umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose, kandi uhe Yesu umwanya. Amen.